kumenya ibanga ryo kumenya icyo ushoboye gukora neza byihishe inyuma yo kumenya icyo ushaka. Ibanga ryo kumenya icyo ushaka byihishe inyuma yo kumenya icyo uri cyo. Asubiramo. Ibanga ryo kumenya icyo ushoboye gukora neza. Tuvuga icyo ushoboye ntabwo turi kuvuga muri sense ya capability, turi kuvuga muri sense ya perfection, iminogereze y'igikorwa uri gukora. Ibyo byihishe inyuma yo kumenya icyo ushaka. Kumenya icyo ushaka nabyo byihishe inyuma yo kumenya icyo uri cyo. Nabwo tuvuze icyo uri cyo turi kuvugira muri sense ya responsabilité, y'amatitre, position se cyangwa responsabilité n'ibindi. Turi kuvuga muri sense ya valeur, agaciro kawe. Ese agaciro kacu kubakiye ku kiguzi cy'ubuzima dufite. Hallelujah. Amen. 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 Kumenya agaciro kawe, sibyo? Kumenya agaciro kawe neza. Kakandi tumaze kuvuga ko kumenya value, agaciro k'ubuzima ufite ugendana. Bifite igitambaro bikura ku maso bikagutuza muri zone runaka, ifite imyifato yaho, ifite comportement zaho, ifite character zaho, igutuza ahantu mu cyumba gifite imvugo yaho, mindset yaho, ukabaho uri umuntu uri muri iyi si ariko udasa n'ab'isi. Hallelujah. Iyo ugeze muri aho hantu, iyo ugeze muri iyo zone, bifite ikindi kintu bikora bikakumenyesha icyo ushaka aho hantu. Iyo umaze kumenya icyo ushaka, automatically umenya n'icyo ugomba gukora neza. Ariko mu gihe utaramenya agaciro kawe biracyagoye. Kandi tuvuze ko abakora neza aribo bazi agaciro kabo, badakora neza nta gaciro bafite. Buri wese yavukanye agaciro, ariko kandi buri wese yavukanye n'amahitamo yo kukiyambura. Amen. Amen. Hallelujah. Umutima urabyumva, ubugingo buraryohewe, ariko akanwa ko karatenguha kubivuga. Sinzi niba turi kubyumva kimwe. Ibi ngibi ubuzima bw'umwuka bw'ubumana ntabwo ari ubwo turyoherwa tuvuga ngo tunamtangaza yupo. Amen. Ni ubuzima twaremewe kubaho iminsi yose. Uri koza ibyombo uryoherwe utahure, uri muri dushe utahure, ntabwo uri limite. Uryamye utahure, ubyutse utahure. Ntabwo ari umwambaro wo kwambara tuje mu rusengero ya. Amen. Amen. Ubuzima bwa misi yose, kuko si blocation, ni ijambo ryashoye imizi mu mitima, bihinduka ubuzima bwa buri munsi. Hallelujah. Amen. Turenge level na standard y'ubukorari n'uburirimbyi, twinjire mu yindi zone y'uburamyi, ifite imyumvire yaho, ifite mindset yaho. Ntabwo bino tubivuga ari bisaba imibare myinshi, bisaba imbaraga nyinshi, ni ukubimenya gusa, ni ugukabakaba gusa biri hafi yacu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ni ukuba hafi nabyo gusa tugahumura, turabibona. Ukabaho mu buzima bibaza ngo ese uyu musore, uyu muhungu, uyu mukobwa niki wakoresha, iwe nirihe rindi banga afite, ariko byubatse gusa mu kumenya amakuru. Kandi ayo makuru ufite si uko wayaguze, si uko hari ikindi kintu wakore, ari hafi ya gusa warahumuye urayamenya. Kubimenya nibwo ubuzima. Amen. Amen. Numenya amakuru yubakiye mu kumenya iby'agaciro, kandi iby'agaciro by'ubuzima ufite bifite icyo bizakora kinini udashizemo imibare myinshi, wisange mu bundi buzima isi irimo iriruka inyuma ibushakisha. Kumenya gusa byose. Hallelujah. Amen. Abakobwa, abahungu, urubyiruko, twese turi hano, iyaba twamenyaga responsabilité yubakiye kuri identité dufite, inshingano zubakiye kucyo turi cyo ubwacu. Hallelujah. Nkunda kubibwira abavandimwe nuko kuba nzi neza ko ndi Grace wa papa mu rugo, ndi umukobwa, bifite responsabilité nkora nk'umwana, ariko mbyutse mu gitondo nkamenya ko ndi mama wo mu rugo. Mfite n'izindi nshingano, ndatangiye gutekereza nk'umumama, nkore nk'umumama, mfite izindi responsabilité ndi guhindura. Amen. Ariko ubu ngubu ibyo nkora byose nk'umwana nuko nzi identité yanjye, nuko nzi position yanjye mu rugo, nzi ko ndi umwana. Ibyo nkora byose mbikora nk'umwana, ariko ikibabaje no kwimenya ko ndi umwana. Sinkora iby'ubwana,
sinakora iby'ubukuru, byose nka relaxa nkicara gusa. Uzi ko ikibazo dufite iyo ugiye gukora ikintu abandi bakoze kandi kidateganya kurangira, icyo witaho si uko ugikora nawe wongereka mu mubare w'abari kugikora. Icyo witaho ni impact, ni icyuzanye, ni iki kibiguteye kubikora, siko? Ni iki kibiguteye kubikora? Nabibwiye abavandimwe ejo bundi mu masengesho yabo, itorero twarihinduye ubu ngubu nk'ahantu, ikintu nka meeting point muri cafe runaka, ikintu badukuriyeho ni amabiri y'icyayi n'ibiryo twakahaririye babisimbuza ibisirimu. Dusa nk'ahantu tuje guhurira gusa dukumburanye, kandi intego y'amateraniro y'abera ari ukunguka no kungurana. Mbaha urugero ngo hanze ni maternity, aho kubyarira, indani hano ni muri daycare, aho umwana arererwa, aho umwana akubitwa intoki ngo bikora mu byondo, aho umwana ahindurirwa diaper, aho umwana yerekwa inzira n'inzira. Ntituri gukura, ntituri kubyarwa, turi hagati gusa, turinda zitaragera igihe cyo kuvuka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ikintu mbabwira n'intego iri gutuma mvuga iyi message yonyine ni uguhumuka ukabaho mu buzima bw'isegonda ariko bufite umusaruro. Kwicara kwanjye hano navuye kure, ni ukuri nkicara hano ibitekerezo gusa biri kubara abakobwa beza bari hano, biri kubara ibintu byose biri hano, biri kureba gusa amasura, biri kureba iki n'iki, ariko igitekerezo kitarahuza n'umutima ngo kimenye intego iri hano, ni igihombo. Noneho reba ubuzima bwa buri munsi, reba ubuzima bw'umunsi umwe ku cyumweru, wapashije neza umwenda, ukababara, wakireje, ugatega moto, undi ugatega uba, ariko ukazana ikanisa ukinjira ugasohoka. Hari igihe babivuga bari gusenga ngo Mana udufashe uko twaje ntabwo ariko dusubirayo, kandi ukanarisenga bamwe bakanarira, ariko ukamubibona ntabwo n'ubundi ariko umenye ngo icyo ari kuvuga. Ubuzima ni buri buri. Ni icyo kibazo kiri gutuma amakanisa yongera ku munsi ku wundi, ariko imivugurikire y'ubuzima bushya bitari guhinduka. Kubera icyo umubare w'ubuzima buhindutse by'ukuri byubakiye ku ijambo ry'Imana utari kongereka, ariko hakongereka population y'amakanisa yandi n'ibindi bivuga ubwami bw'Imana, byagura ubwami bw'Imana yero, ariko ubuzima buhindutse by'ukuri butarimo buragaragara. Twabifashe tubyita nk'ibya koperative. Iwacu papa ni revera, ndabyumva ngomba kujya mu rusengero, ngomba gukurira mu rusengero, ngomba ku Aisha wenda niwe ubizi sinzi nimba na fande nyahunda gutanga ubuhamya bw'ukuntu nakuriye muri Sunday school, niho nagendeye ubuzima bwanjye bwose. Mbatizwa 2014 ariko nkizwa nyuma y'imyaka 4 mbatijwe. Kandi icyo twita ubuzima budakijijwe tubibonera mu busambanyi, tubibonera mu nzoga, tubibonera mu bwibyi. Izo ni ingeso zubakiye kuri kamere muntu, ariko icyo turi kuvuga ni ugukizwa k'ubugingo buhindutse bwavuye kuri Kristo, imbuto y'agakiza kuzuye. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Icyo turi kuvuga ni imbuto y'agakiza kuzuye ari we Yesu Kristo, udafite guhindurwa n'ibihe, utaremeye kuducungura mu magambo ngo imyuza n'abasizi babone uburyo baturusha kumuvuga. Abikoresha amaraso ye, abikoresha ubuzima, abishira hejuru y'igihe kugira ngo natwe tubivuga ntibigire igihe birangirira. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kubera ko icyo dukizwa iyo ababyara ingeso, amaraso ya Yesu yari kuba yarapfiriye ubusa. Sinzi impamvu ariko mbibona, ndi hano gukosora. Iyaba icyo twakijijwe ari ingeso gusa, tubwirwa mu mashuri abarimu bishyurwa b'abana b'abantu bakubwira ngo tuba twagiye kwiga discipline mu bigo, bavuga ngo ntukore iki, byuka kare, kubera ko ari discipline bari kutwigisha. Umuntu ushaka kugera kurabyuka kare, ntutukana, ntugira gute. Iyaba ari cyo kintu cyonyine Yesu yaje guhindura, nakamugira inama yo gusubirana amaraso ye, kuko yaba yarapfuye gusa, ni ukuri yaba yaratesheje agaciro. Ariko icyo yaje kwenda gukora n'icyo yasize akoze tudateganya gutegereza, ahubwo cyakozwe, ahubwo dukwiye gufunguka amaso tukakibamo. Ni ukuri bino bintu birakora. Gufunguka amaso ukamenya amakuru bihindura ubuzima. Ibyo abandi biti bikomeye bibaza ibanga rihari riguzengurutse,
ibyo babona nk'ibirenze urimo uragenderamo kandi ari ikintu cyoroshye cyoroshye gusa. Birashoboka umukobwa mwiza, umusore mwiza kuba yarize, yaraminuje, akora, atunze, asa neza, ari umusirimu, wambara imyenda igezweho, ariko nanone atunze ubuzima bw'Imana kandi bushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Hallelujah. Amen. 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 Twabifashe twumva ko kuba muri korali ndi hano ntabwo ngiye kuba judgmental, ariko tugiye tugasesengura neza tukagenda gutya ku murongo. Kubera iki waje gutarama? Ni ukubera ko ndi umuvoice. Ni icyo utahanye? Ese ni iriya jambo ugendera? Birakunda ko wenda kuwa mbere utagira ijambo ugendera, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane ni ikibazo gitangiye kugaragara, kuwa gatanu warembye, kuwa gatandatu ni morgue, ku cyumweru twagushyingura. Kuko ntibishoboka. Umugeni ufite ubukwe agakora ibitenge, akadodesha amaribaya, agatanga save the date, agakora imbuga, agakora bride shower, ariko umuhungu nta communication baragirana n'umunsi n'umwe kandi akamwiyitirira. Ikintu bamufasha cyihutirwa ni ubutabazi bwo kumuvuza mu mutwe, kuko ntaho byamisi. Nibwo buzima turi kubamo, tukabudekora, tukabwita ubuzima bwuzuye kandi butuzuye. Spiritual integrity, ubuzima bw'ubunyangamugayo bw'umwuka, bwa bundi bwavuze muri Matayo ngo wifungirane mu cyumba cyawe. Icyumba bavugaga ntabwo ari physical room nk'iyingi, ni icyumba cyo mu mwuka, cyo kwinjira ubwawe indani, ukibagirwa situation, ugafokasinga gusa kuri kamere y'ubumana, ugatahura gusa ubwiza bw'ubumana, ukumvana n'Imana. Hallelujah. Amen. Gusoma ijambo ukaryumva uryumva, biba interuro imwe ariko igira ubuzima, ugisobanukirwe bazi. Hari amaformire batubwiraga mu kigo, gufata umwanya mwinshi uri kwiga ntabwo ari byo bisobanuye kuri bwumva, ahubwo system, how smart. Okay, formire uri gukoresha wiga, inzira uri gukoresha wiga niri bugaragaze nimba wasobanukiwe muri etide. Ariko umwanya ntabwo ari ukonta nimba wize, ariko smartness, uburyo wizewe nibwo bugaragaza. Kuko hari smart working, hari wiga iminota 30, etide y'iminota 30, nawe ugakora amasaha 2, ariko wambira 30 akagutsinda. Kubera ko icyo wakoresheje si umwanya, icyo wakoresheje ni inzira, uburyo yizemo. So natwe gusirimba ni byiza, twenjoyinga dufite na meditation turi gusirimbira. Ni byiza kuririmba, ni byiza gusenga, ni byiza gusoma ijambo, ni byiza. Ariko nanone nimba uri kubikora utinjira indani, tuve muri tujya tugira turaririmba, turasenga, ngewe ubwanjye. Ese ikibanza Kristo yantujemo nicyo ndi gukoreramo? Ibi ntabwo bisaba kubijyamo imibare myinshi ngo bibyambarire mekanike grâce nicara mu bantu meze gutya nta guseka. Ni ikibazo ahubwo kuba utunze agakiza udafite ibyishimo, kandi utunze isoko y'ibyishimo muri wowe. Agakiza k'ubumana ntabwo katwereka ubuseriye. Dani niwe ujya uvuga ngo ubuseriye bw'Abanyarwanda bwo butuje ugaragara nka bwo kuva navuka none ntabwo ngira sinabaseriye. Nimba kuba seriye ari ukubutuje umukobwa w'umutima w'umunyamurenge, kuva navuka sinabaseriye. Ariko kuba seriye ni ukumenya icyo ushaka n'icyo uri cyo no mu gihe nyacyo gikorera. Amen. Amen. So kuburaha uvuge se ko naje kurara hano ngo siga uburiri mbikorera itegeko rya korali kubera ko ari urungano, cyangwa ubwanjye wishire hariya wirebe, njye na Grace turebane. Ubundi bino bintu ufite ikintu gikuramo, urimo urabyumva? Kuko umuntu ko umunyabwenge ni umuntu niyo cyaba ari ikinyoma asa nacyo aba muri cyo, abaho mu buzima busa n'ikinyoma. Nimba ari ukuri asena, ariko kwiyitirira ukuri kandi ubuzima ari ibintu bibiri, biragoye no kubutandukanya. So ushishikariye kumenya umusingi, ibyo turimo nibyo ntabwo bizagorana kukubwira ngo witware gutya.
nicyo uzahita uba ubwawe nawe ubwawe utabishizemo izindi mbaraga. Inkoramutima zo mu bwawe, imitekerereze, mindset. Dr. Mario Simon ni uvuga ngo mindset ya kingdom, siko perception aba citizen, abanyagihugu bo mu bwami bw'ijuru, mindset y'aba citizen bo mu bwami, imico comportement zabo birakunda, birashoboka ko aba muri iyi si ariko ubuzima bwawe busa n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Kandi si ngombwa ngo ubishiremo nyine. Hari abantu cyo tubona tukahita twiremera ukuntu ugomba kuba witwaye, ahantu bari gutera, bari kuvuga, baganira, ugomba kuba uhari, uraba ahantu hatuje, bavuga stories za Bibiliya, imyambaro ibe kabisa iri decent kabisa. Iyo ni discipline kuba amategeko leta no kutanga, ariko ntabwo bivuze ko ariko kuko ni byiza ariko bifite icyo byubakiye, ariko kubikora bidafite icyo byubakiye nta musaruro wabyo, sibyo? Sinzi nimba icyo ndi kumvuga point ndi kupointinga